Imwe mu ntego z'umushinga RDDP ni ukuvugurura icyororo kugira ngo aborozi borora inka zitanga umukamo uhagije. Bumwe mu buryo butanga umusaruro bwo kuvugurura icyororo ni ubwo gutera intanga. Kuri iyi ntego kandi inka zigera ku bihumbi 25 zimaze guterwa intanga zivuye ku bimasa bya kijyambere hagamijwe kuvugurura icyororo cy'inka zitanga umukamo mwinshi, mu gihe umushinga uteganya kuzatera intanga inka 43,742. Ubu mu Rwanda hari hasanzwe ibimasa 8 bikurwamo intanga, ariko wasangaga zidahagije ugereranyije n'inka zagombaga guterwa izo ntanga. RDDP ubimaze gutumiza ibimasa 4 biturutse mu gihugu cya Ireland. Amasako ari 4 tumaze kugeza hano i Kigali bivuye mu gihugu cya Ireland. Twahisemo Ireland kubera ko ifite amateka meza y'ubworozi bw'inka. Icyo ni icya mbere, ariko nanone kuba dufite ijisho rihatubereye kubera ko dufite uwo mufatanyabikorwa ufiteyo abakozi b'inzobere, ufite ubumenyi mu bintu by'ubworozi bw'inka zitanga umukamo, ku buryo dukeka ko byaratworoheye kuba twari tumufite. Iyo tuba tutamufite byari budusabe kwigerayo no kujyayo ukabona ikintu bwa mbere udafite icyo kigereranya nacyo. Baturushaga ko bazi ubworozi bwahariye uko buhagaze naho bashobora gushakira inka nziza kurusha. Ese ibi bimasa bifite ubushobozi bungana iki? Ko buri ikimasa iyo kimwe cyonyine gishobora gusaza kimaze gutanga intanga zishobora gutera inka zirenga 300-400. Bitekereza rero ikimasa kimwe cyonyine gishobora gutera 1/3 cy'inka ziri mu Rwanda. Bishatse kuvuga ko icyo dushaka gushyira, icyo tugomba gushyiramo ingufu kugira ngo tugeraho no kubika inyandiko no kuba twafata bya bindi tuvuga byo korora by'umwuga, tukaba tuzi aborora inka z'amaraso 100% ni bande, aborora inka z'imvange ni bande, kugira ngo ibyo ngibyo bitazaza bikavangira icyo gikorwa uko cyaba kigamije kugera kuzamura umukamo. Urebye kugura ikimasa ntago bihenda, kuko ikimasa iyo kiguze kiba kiri hagati y'amadolari 2,800 n'amadolari 3,000, ahubwo kugishyira mu ndege kugifatira ubwishingizi bituma igiciro kizamuka kikagera hafi nko ku 6,000 urebye by'amadolari kugira ngo kibe kigeze Kigali. Imfizi enye zamaze kugurwa zije mu rwego rwo kunganira ibindi bimasa biri muri sitasiyo iherereye i Masaka ibarizwa muri RAB. Iyi sitasiyo ikaba ishinzwe gutunganya intanga ziterwa inka mu gihugu hose. Usanzwe dufite izindi mfizi zatangaga intanga muri gahunda yo kongera umusaruro w'amata. Zino zije kuvugurura, tubyita kuvugurura, niyo mpamvu tubyita kuvugurura icyororo. Izi ngizi zizanye amaraso mashyashya atarasanzwe, kandi zikaba zaratoranijwe ku buryo bwa gihanga, ku buryo nazo ari imfizi nziza zizatanga intanga zitanga amata menshi. Ubu ngubu twari dufite ubushobozi bwo gufata intanga ibihumbi bigera ku 140 mu mwaka. Ubu rero ubwo hiyongereyeho enye bizazamuka ku buryo bizagera mu bihumbi 200 byanarenga. Twavuga ko rero ari ubushobozi bwiyongereye kandi ari n'ubwiza nabwo buriyongereye. Kugira ngo intego ya RDDP yo kuvugurura icyororo haterwa intanga igerweho, hari ibisabwa aborozi. Aborozi ikintu tubasaba no gukomeza kwitabira gahunda zo gukoresha intanga, kubera ko byagaragaye ko intanga zihutisha kuvugurura ubworozi muri rusange kurusha uko twakoresha ibimasa. Ikimasa kimya inka zibana nacyo gusa, ariko ikimasa kimwe hano gishobora kwimya inka z'igihugu cyose. No kuvuga ni amahirwe mu kwihutisha gahunda zo kuvugurura amaraso y'inka, ariko nanone nibyo bigaragara ko bidahenze, ni uburyo budahenze kandi bwizewe bushobora gutanga inka zigiye hejuru zisumbuyeho kurusha uko twajya tutizanye ibimasa, kandi burya no gutizanya ibimasa hazamo ingaruka z'indwara. Haba hari amahirwe menshi cyangwa ibyago by'uko ikimasa kikwirakwiza uburwayi mu mashyo yose ari mu gihugu. Uyu mushinga nanone uzatera inkunga aborozi bifuza korora kijyambere no kuvugurura icyororo cy'inka zitanga umukamo, hibandwa cyane cyane ku bushakashatsi butandukanye. Aha twavuga ubushakashatsi buri gukorwa bwo gutera urusoro mu nka. Ubu tugeze noneho gukora ubushakashatsi ku kijyanye no kuba abantu babona inka nziza yuzuye 100% y'ubwoko, niba ari furizone ushaka cyangwa se ari jersey cyangwa se andi maraso yose avuguruye, binyuze mu gikorwa cyo gutera insoro, aho tubanza kugira ngo za ntanga zihure, none rwamara kuba urusoro tukarukuramo tukajya kurutera mu yindi igahaka ikazarinda ibyara. Icyo gikorwa nk'uko hano twarabikoze dukorera ku nka 7, 6 zarabyaye,
hari inyana zazo mu kanya nazo turajya kuzireba. Twaje no gukomeza no kujya kureba ariko bano borozi baturiye hafi aha ngaha mu mirenge itandukanye hano muri Kibirizi na Muyira yo muri Nyanza, naho icyo gikorwa cyarahabaye. Tujya ku borozi dutoranya inka ubona ko ari nziza, turazikurikirana kugeza ubwo zihawe nanone za nsoro, naho dufiteyo inka 7 zabyaye muri iyo mirenge yombi, kandi icyo gikorwa ntago gihagaze. Inka z'abaturage zakoreweho ubushakashatsi bwo gutera urusoro, ba nyirazo barishimira umusaruro bumaze gutanga. Itandukanyirizo ryazo nuko izindi twajyaga duteza intanga, hakaba ubwo gutegereza ko inka zizafata ntizifate, ariko izi ngizi urabona ko bazanye urusoro batereka mu nka kandi biradukundira. Inyana iravuka, twabonye ko rero ari ibintu byiza cyane. Hari ubwo uteza intanga ukamara amezi nk'umunani ukabuza inka yawe irahaka, ukajya kubona ukabona ntihaka, ariko ibitwara bikunze ko ni ibintu byiza cyane. RDDP ni umushinga ushinzwe guteza imbere ubworozi bw'inka z'umukamo, uterwa inkunga n'ikigega mpuzamahanga cyita ku iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi IFAD binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB.